buryo noneho turatangira na message ahanga ukanda max gusa muri no platform ukahita ubikuza. Ukibikuza uhita ubona ko ubikuruza amafaranga arenga 5000 muri no platform. Ntuciko rero uhawe ikaze ndetse nta gishoro. Reka nkore uko bikora nawe utangiye gukorera no mafaranga. Noneho ni ya platform ujyamo nakwereka nabikuza atari kwa kuri murategereza ati ngo video ya kabiri never. Kanda rege kuri video maze mwere kutuntu twikorera. Bidatinze cyane rero ugiye kuza ahangaha muri video description, ugiye kuza muri video description cyangwa se muri comment uramanamo akaninki gosa ubururu ugakandeho kugira ngo ubashe ko wakinjiramo hanyuma wiyandikisha. Ni wiyandikisha rero nibwo urubuze kubona ino link kugira ngo uze ko wabigeraho. Uraza kubona ino link ndetse ubonamo na link ya group ya WhatsApp uzajya ufatiramo amakuru. Ngiye muvugana nitwa professeur mukamuhawe ikaze ndetse nkambashimiye cyane. Iyi niyo video mwari mukeneye uburyo muzayamukorera amafaranga online noneho mu buryo bwiza kandi bworoheye ukanabikuza kuri MTN yawe mobile money. Reka nkore uko bigenda rero. Numara gukanda kuri link uraza kuhita ibifungukira hano gutya ngaha. Uraza kuhita bifunguka hanyuma okay muhawe ikaze. None ngiye kwereka uburyo ni gute wakora wakiyandikishamo. Ibigeze hano ntukore ikosa ryo kuba wanyura kuri Google. Uze ukande hano hejuru ku tudomo dutatu uhakande kugira ngo ubashe kuwabona. Uze kuba wabasha kuwabona bonus. Nutanyura nta bonus uyibona. Ukande handitse ngo sign up. Nukanda kuri sign up uraza kuwakanda. Nurangiza uraza kugira hangaha. Uraza kugura umenye neza ko wakanze handitse ngo sign up. Ukande kuri sign up apana kuri login. Uze ukanda kuri sign up. Nutanyura kuri sign up ubwo ngubwo uraba wihombe nta bonus bwaze kuwabona. Uze kunyura hano gutya numara gukanda kuri utudomo dutatu nabikweretse uhakande utudomo dutatu ni uri bukande please ubimenye neza kandi witonze. Ukanda utudomo dutatu nukanda utudomo dutatu urebe ko wakanze handitse ngo sign up. Ahangaha handitse ngo sign up, handitse sign up apana login. Ukanda handitse sign up. Nukanda kuri sign up nibwo bwaza ko wagira kuri no page imeze gutya. Ushyiremo izina rya mbere. Izina ryawe rya mbere ushyiremo iryo ushaka sibyo. Hanyuma nurangiza uzushyiremo email ushaka gukoresha. Uraza ushyiremo email yawe mo hano gutya ngaha. Uraza ushyiremo email yawe. Numara gushyiramo email ushyiremo password uzajya ukoreshaho igihe cyose ukiri uzajya ukoresha. Hanyuma ikindi kintu abantu bajya bahura nacyo hari igihe usanga basizemo espace bababwira ati ngo invalid mujye musiba inyuguti ya nyuma mwongere muyishyiremo. Kandi hari igihe mu username batemeramo imibare yo bayanze usubiramo kandikamo izina amagambo maremare. Hanyuma kuri password ushyiremo password neza. Numara gushyiramo password witongeraho nomero zawe za phone nurangiza wongeraho nk'akadomo cyangwa se akabazo kugira ngo uzajye uyibuka igihe cyose. Hanyuma numara kuyishyiramo neza yisubijemo umenye neza ko muri referral code yawe cyangwa se hano nitse referral code handitsemo izi nyuguti uri kureba gutya ukuzanditse inyuguti nkuru gutya nyine kubibona kwa konyuze kuri link. Nurangiza utegereze kano kantu kaze kuba kaba kiverifyinga. Hanyuma nikamara kiverifyinga ukabona wenda baguhaye iyindi itariyo ushaka guhitamo ukaza ugahitamo iyitwa ngo Codify. Indi Codify niyo nziza ukayitamo cyangwa se ukayirekera uko wayisanze. Hanyuma ukaza ugakanda ahangaha handitse ngo sign up kugira ngo uhite wa signing up. Bitabwa ati great registration successfully you login. Hanyuma ukande kuri save password. Nukanda kuri save password icyo gihe uzajya yisavinga igihe cyose ujemo uzajya izamo. Ubwo urategereza nta kiri ikintu kandi urategereza byirode meta kuzana muri konti yawe. Wamaze ko warogingamo nibwo none uhita wongera ukaza ugashyiramo imyirondoro wakoresheje ukongera ukayandikamo neza kwa kuyokoze save bita byisavingamo ugashyiramo email yawe wakoresheje ugashyiraho na password. Hanyuma ugategereza ka kantu ko kiverifying ukahita ukanda kuri login kwa kwamaze creatinga konti. Nubikora nabi nakazi kawe. Numara uhita usubmitinga uhita bwa ati login successfully. Kwa ko wamaze kunyura kuri link rero niyo mpamvu uzabona bonus nk'umuntu mushyashya. Uzaza ukanda handitse ngo verify hejuru uzahita ubona handitse verify kwa ko uri umuntu mushyashya umaze ko wakinsatingamo hano ngaho. Ukanda kuri verify. Nukanda verify uzategereza gatoya bahita bakubwira ngo kwa ko ugeze hano uzajya bavuga ati ngo verify your email. Ukahita verifyinga email yawe gutya hano ukandeho. Nukanda kuri verify email bahita basendinga email. Uzahita uza hano gutya ukupe telefone yawe uze gutya umanuke uze muri Gmail uze kureba ka message akaguhaye ngaka uraza usanga handitse ngo no replay.
kuri no replay niho uzakanda, numara kuhakanda uzu urebemo iyo email, nutakabona hariya uzaza urebe ko batakazanye muri spam. Utakabonye hari uza hano muri spams, dore nangaha hano nitse ngo spam, kuri akantu ukamanuka hasi gato no bita mu ma spams, hari igihe message ariho ziza mu ma spams. Kuri kano kantu hari abantu bafite phone ugasanga ntago ziza hariya, hanyuma uzahita ukabonamo hano, hanyuma uhita ukanda kuri iyo link, dore ngiyi wo nuyibona hejuru nta kibazo, uhita ukanda ku link gasa ubururu ugakandeho rimwe kugira ngo ba verifying konti yawe. Ubona yuko bahise bikunda, email bisiba yaba verified. Ubwo noneho ninsubira inyuma muri application cyangwa se mitenyura hano, ninshaka mitenyura hano gutya, ukiri muri email ukande kudomo dutatu, nurangiza ukanda nitse ngo open in Chrome browser, dore ngaha bituwakanda, unagwakanda kuri open bituwakanda cyangwa se usubira inyuma ugaruke muri application, hanyuma uhita uza wongeye wikandire hano gutya kudomo dutatu ukandeho, uzukanda nitse ngo faucet. Ugiye kuri faucet uhita usanga bagwaye bonus, itukora refresh, itumanura hano gutya, uramanura cyane gutya, ureke bikore refresh kugira ngo uhite ubona bonus zawe. Nimba wageze hano noneho, nimba wageze hano muri faucet uraza kumanuka hasi cyane, utegereza hano hantu kano ki-verifying. Nikamara kwi-verifying uramanuka gatoya, ureba hano handitse ngo claim, iki kintu cyo kwamamaza, ukandanditse claim ariho urebana naho. Ugikora claim rimwe gusa bahita bavuga yuko utsindiye coin zingana gutya. Izi coin rero nizo ubasha ko wahabaga. Uraza kuwakanda, iyo maze ko wabikora nuko nguko uhita ugakanda hano ndetse ngo kukantu ka kanza ugakanda n'uburyo nuhusha nakazi kawe. Ubona yuko bahise bamereza coin zingana 0.0315 nizo mba mpawe rero. Hanyuma ubwo babyakunze ukahita ukanda hano kuri kano kantu ka kanza, ukongera ukaza kugaruka hano hejuru mu nguni, ukaza kuza hano nkakwereka izindi task ku buryo ugiye kuzikoramo. Uraza kuzamo hano gutya, wongere uze gutya, harimo ubundi buryo bwo kuba wakoreramo coin. Ushaka kuwazabona none waza muri surveys, harimo ubundi buryo wakoreramo izi coin, aribwo ngiye kubasobanurira. Dore uburyo bwa mbere rero, hari uburyo bwitwa CPC. Iyi ngibi ntago hari igihe mutabonamo zino task, ariko hari igihe ukanda ukahita ubonamo task, iyo task ukaba wayikora, umara kuyikora ukahita ubona coin go completing your survey. Hanyuma gusa ahantu hatajya habura ikintu cyo gukora buri gihe cyose, iteka ryose hatajya haburamo ikintu cyo gukora, ni ahantu bita muri time wall. Muri time wall niho uzajya ukoreramo coin zigaragara kandi kugira ngo ubone amafaranga yo kuhita ubikuza. Hanyuma uzaza kuwakanda. Iyo ukanze kuri time wall rero, abantu mutazi gukoresha time wall, urayifungura, amara kuyifungura ugiramo imbere. Time wall nayivuzeho kenshi, nimba utazi uburyo wakoresha time wall waza kureba, unakira muri comment ngahita nkwereka muri time wall. Time wall ujyamo ugakora task, izo task ukoze nizo zigenda ziza ahangaha kugira ngo ubashe nawe kuba wabona coin zo kuba wageza igihe cyo kuba wabikuza. Nuko rero bigenda cyane uko nkuko bikora. Okay, hanyuma ikindi tugiye mu gice cyo kubikuza, ntago bigoye, ni ibintu byoroshye. Niba ukanze kuri time wall uzakanda kuri get start. Reka mbibereke byose, mbiberekera hamwe. Ukande get start, sibyo? Nukanda kuri get start uhita ukanda handitse kuri uzaza no gutya munsi ucreatingemo account, sibyo? Uzaza ucreatingemo account, uze munsi uzaza kuri sign up. Nimba udasanzwe ufitemo account uze kuri sign up, ariko nimba usanzwe ufite account ya time wall uzaza kuri sign in, cyangwa se ukoresha continue with the Google, ukoresha aho ugeze ubikoresha kuri platform ndi yose, winjiremo utangiye gukora ama task. Icyo ni kimwe. Noneho ubwo rero ubwo umaze kwabona uburyo wabigenzemo ukabona izo coin, na nkwibutse yuko kuri faucet uzajya uza buri saha uclaiminge. Uko uza buri saha ugaclaiminga niko urushaho kubona coin, mu gihe utabasha kuba ukajya uclaiminga buri ko isaha ishize. Hano anditse ngo faucet ni uzajya ukanda. Hanyuma sasa muri time wall ni uzajya ubonamo coin nyinshi mu gihe ukoreza amatask, ukabona zo point ukazo wazikuramo ukazizana hano. Reka rero tugiye kuri mu gice cyo kuba umuntu yakora cash out ndetse for free. Uzabikora gute rero? Bishaka kugira ngo ukore cash out, nuko uzaza ugakanda
ahangaha gutya iyo ushaka gukora withdraw ubuze ugakanda urebamo coin baguze ufiteho, ushobora no kuba depositinga kandi kantu gato ushobora kuba depositingaho iyo ushaka kugira ngo ugere mu ma level. Kandi ngaruka kantu gatoya gakandu reka nkavugeyo gatoya. Uri kubona ino level, uri kubona ndi kuri level ya stone. Ino level ya stone nuko nzaya buri saha nzajya ninjiza angana gutya. None ndamutse ngeze kuri level ya bronze cyangwa se ya gold ninjiza angana nguku buri saha buri saha. Kugira ngo ugere kuri no level cyangwa ugende uva kuri level imwe ujya ku zindi, bigusaba yuko icyo gihe bigusaba yuko uzahangaha ugakanda ukajya ukina zino game, ariko ubukoresha coin zawe. Izi ngizi nizo ushobora kuhaza ugakanda ndetse ngo games bahakanda nibwo uza ugahitamo iyo ushaka. Gusa izi ngizi kuzikorera iyo bari kuzikoresha zishobora kuba zagenda, ushobora kubakoresha kadeye ku bantu babikoresha, ushobora kubakoresha dice, ushobora kubakoresha ushaka yaba kadege yaba iki, ariko umenye ko igihe cyose uri gukoresha izi coin zawe uko ubikora cyane rero ni kugenda wizamura mu level. Gusa iyi sinayigusuggestingaho ko ushaka kuyikoresha ukunguka cyangwa se ugahomba. Hano zihita ziyongera, ushobora no gukina mpaka zigahita ziyongera uburyo nitona zibikuza nganga. Sasa rero nubwo buryo. Hanyuma uburyo bwa nyuma mpita ninasoza gukora withdraw. Ushaka gukora withdraw uraza ngaha gutya kuri ukora kano kantu, ukaza hano garitse wanditse withdraw, ukanda kuri withdraw ukahagera, ukaza kurebamo umubare w'izo kubikuza minimum withdraw. Dore ngiyi minimum withdraw ni 0 n'ibice bingahe? 0 n'ibice 5. 0 n'ibice 5 kubigezamo ni ububavu. Areba niba bari ko tukinje twadukoreye ko nizingana gutya kuza 0 n'ibice 5 ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu byihuta cyane. Hanyuma sasa ubwo barasa ko tugiye kujya muri account nyirizina muri kubyo babigenzamo kugira ngo ubikuze. Ushaka kubikuza rero gusa niyo ushaka gutumira ushaka kuwanyura ahangaha kugira ngo nawe umenye uburyo uzajya ubigenza. Attract more referrals, ukanda kuri try now, hanyuma ukajya ubona buri muntu wese ukoze faucet uzajya ubonaho 50%, nyungu ya 50%. Uri game ukoze survey fone yo 5%, nuko nkuko bizajya bigenda. Sasa rero ubwo twagiye, ubwo link yawe uzajya itibonera hano ngaha. Okay, kubikuza rero nitujye kuri account yanjye urabona yuko iyi account hariho Trump zingana na 0 n'ibice 5. Ubwo ngubwo nkaba nemere ko nazibikuza. Kuzibikuza bigenze ute? Nuko uzaza ugakupa telefone yawe ukaza ukajya muri Binance. Umuntu udafite Binance ntabwo azabasha kubikuza igiceri na kimwe cyo kuri online, bizagusaba kuba ufite Binance. Binance kuyifungura utazi kuyifungura reba muri video description. Nufungura Binance uzahita uzanditse ngo add fund. Kuri add funds ni uzakanda. Ukiza kuri add fund ukikandaho rimwe uzahita uzukanda handitse ngo deposit crypto. Kuri on chain hano uzaza kuri on chain, kuri deposit uhakande. Akanda uzaza usacingemo hano, uzasacingemo ijambo ryanditse ngo Trump. Uzasacinga Trump ni uzasacinga no gusacinga kuri Trump uhita ubibona gutya. Ugomba guhitamo Solana, ukande kuri ngi Solana ukandeho, muri gukandaho uzaza ukanda handitse ngo okay. Kuri okay nukanda okay uzahita uzukande handitse ngo deposit crypto, kuri deposit address ukande kuri uyikopiye uhita ugarukamo hano gutya, uyiterekamo hano ngaha. Ubwo uzazanga kubikuriza uhita uyiterekamo kwa ko hariho uzawageze. Ubwo uzahita ushyiramo max yawe ufitemo yose kwa ko uzabo ugafata hano ya address. Iyi address niyo uza ugafatamo ya address ukayishyiramo hano ugayipestingamo. Wamara kuyipestingamo ukahita uhitamo network ya Solana. Network wamara kuyishyiramo ukaza ugakanda hano gutya kuri network usibye ko itinajyamo. Uhita utegereza ahangaha gutya kano kantu kakiverifyinga. Iyo kamaze kwiverifyinga dore urabona ko fee baba gukata duke cyane. Hanyuma uwakanze kuri max. Gusa iyo umaze gukanda kuri withdraw, wakanze kuri withdraw, gikanda kuri withdraw bahita bakubwira ngo bakakoreza agakode kuri email. Ukareba he bakoresha agakode kuri email, uzahandi bandikira ubutumwa ukaza gufatamo agakode ukakandikuramo kugira ngo ubashe kuba verifying ko nimba ari wowe ugiye kuba wakora withdraw. Agakode wamara ukareba gutya ukaza ugapestingamo ukahita ukora withdraw. Hanyuma ukahita ugaruka go checkinga Binance yawe niba yamaze kuba yakugeraho. Kuri Binance rero umuntu utazi kubikuza kuri Binance abyandika hasi muri comment iyo video nayikozeho ayirebemo, ndahita nyimuhereza arebe uburyo amafaranga yavana kuri Binance bayashyira kuri
momo. Kubikuza ndabiberetse n'uburyo bikorwamo akantu ku kandi. Rero ntimucikwe n'izindi video, mukore like no video, mukore na subscribe kugira ngo muzabone n'indi kandi. Ndagushimiye, God bless ku video.